dukora ndashima Imana fata ku mavuta we twaboneye twaganira. Yego twagiye ko twabonanye bwa mbere fata ku mavuta wamubonye gute ndetse unahe ubutumwa abanyarwanda yakubwiye ugomba kubabwira cyane uko wabonye uko ameze. Fata ku mavuta ameze neza. Abantu bose nabonye hari imageragere. Yego cyameze neza barabyibushye. Ubutumwa yakubwiye ugomba guha abakunzi bafata ku mavuta ndetse n'abakunzi bawe. Abakunzi biwe icyo nabwira. Yego abakunzi bafata ku mavuta mwihangane rwose. Mama pa nawe azakuvuga nawe fata ku mavuta agiye kuza vuba. Yagiye kuza vuba. Yego mama pa we yakubwiye ko ugomba kubabwira ko bimeze bite. Fata ku mavuta yambonye arishima cyane urumva aravuga ati mama pa ntago nenze kwigenge bigeze ahangaha ati sinenze ko watekereza kuza kunsura. Umugabo mbwa aseka iki imbohe nimba mama Queen ntabwo ari umugore wanjye si mama Sandrine ariko buriya nibwo baramemukiye Marisa ajya ankubita akagira gute ariko nimba ari imageragere muri akagombye kumusura. Baravuga ngo aho yaciye ntago wajya yaca urwango. Waje gusura mama Queen kubera ko wari unamukundiye mbere na mbere wenda no gutanamubonye iyo uramukubuye nawe na mama Queen. Ijambo rya mbere wari kumuganirira zari ifi nziza iryoshye. Hari ahantu nzi ugira ugatuza mu bwiza bwihariye, hari amahumbezi atagira ukwasa, aho nta handi ni Amazing Beach. Amazing Beach ku Mashyuza ni Rubavu. Amazing Beach si akabari gusa, ahubwo ni isura nshya y'ibihe byiza n'ubuzima bushya ku bantu bazi kwinezeza. Ifi yaho iyi ni umwihariko, ni ifi ikiri fresh ivuye mu Kivu, yokejwe mu buryo bugezweho, yuzuyemo intungamubiri zubaka umubiri, icyanga cyayo cyo nintagereranywa. Iyi niyo mpano ukwiriye. Akabari gatuje gafite ibinyobwa byose, byaba iby'iwacu cyangwa iby'ahandi, ibisembuye n'ibidasembuye, turakwakirana urugwiro. Waba wifuza kuruhukira ahantu heza kure y'urusaku na stress by'umujyi, amacumbi ya Amazing Beach ni igisubizo. Ahatunganye hisanzuye, hateguwe mu buryo bujyanye n'ibyifuzo bya buri mushitsi. Aha niho iminsi ivamo ibihe bikavamo inkuru. Amazing Beach iri ni isanzure rigenewe inshuti n'umuryango, uganira nabo ukunda mu busitani buherereye hafi y'amazi, utamira ifi witurije. Dusange i Rubavu hafi y'Amashyuza, ni ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Duhamagare kuri 0785 30 86 58 cyangwa kuri 0788 94 Amazing Beach ni ahantu hatuma wibagirwa isi, ukibuka ko ubuzima bwiza bushoboka. Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi, wakoze subscribe n'ushimye cyane abatarekora uri mwaye kugira ngo uyikore ibyo baje kurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye kwa bucece mu gace umwami w'ibyayishowe. Nitwa Cyeso uko bisanzwe mu bice biba bigiye bitandukanye, babagezaho inkuru ziba zigiye zitandukanye. Live imageragere igororero rya Nyarugenge nkuko muri kureba inyuma muri background yacu. Tuvuye imageragere, ndi kumwe n'abantu bagiye batandukanye tugiye kwereka kuri screen zacu. Reka abari mu bice bigiye bitandukanye mbasuze cyane kandi bifuza n'ikaze badukurikirana kuri sawa. Mbo umwaka mushya muhire, ndetse utarahiriwe n'uyu mwaka w'ibihumbi 2025 w'ibihumbi 2026 uzaguhire, ibintu bizabashe kugenda neza cyane. Twifurije kwirwa mu biri gukora byose, ukazi kose urimo ndakwifurije guhirwe neza cyane. Abarundi abumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese muri rusange ndabashuje kandi mbahana ikaze. Ndi kumwe na Bahizi Venus, umeze neza? Yagiye ku gasongero ka gasongero munyamva. Bahizi Venus yakagiye. Bahizi fata mikoro, zamfata telefone. Bahizi umeze neza? Meze neza. Mbere reka mbaze tubwire abantu ikiduhagakije hano imageragere kwigororero rya Nyarugenge nkuko muri kubireba, ari naho turi. Twaje gusura abavandimwe bahari ndetse n'inshuti zacu zihari zigiye zitandukanye. Twasuye bamwe ndetse n'abandi twabuze, ariko bihangane nyine ubwo nuko byagenze. Ndi kumwe na mama wa Pape, nawe muri kumubona kuri screen zacu.
Mbo tugeze twageze ahangaha ku isaha y'isa 3 za mu gitondo. Twasuye benshi bamwe turababura tugeze ku isaha rero reka niyo mpamvu twije gukora ikiganiro ahangaha tugikorera ahangaha kugira ngo tubereke ahantu Nzovu yagiye gusura Mama Queen. Nzovu wagiye gusura Mama Queen wambuze. Twasuye Fata ku Mavuta, twasuye inshuti zacu zigiye zitandukanye, twasuye benshi bagiye batandukanye kandi twabonanye, ariko bamwe twababuze abo twagiye gusura barimo wenda nabo ko twabuze barimo, ariko wasanga yego hari ukuntu bagiye bagasoma urupapuro cyangwa nabo cyane biyumve sebo mbere na mbere kugira ngo tuvuge ibindi byinshi. Indaya aho kuki gikunda indaya cyane ndazo ko nasa ninge nagiye kuzishaka umbabarire ntuzasaze uri indaya hano harashye indaya turazibonye indaya ntabwo twari tujye twajya gusura indaya se bana dufashe ufate mageragere kwigurana n'ese wihangana kugira ngo tubereke aho turi n'ubu kano kanya nibwo tugisohokamo. Oya twume twifashe ku munwa yego reba nafashe urugero rwo guherekeza Nzovu agiye gusura Mama Queen ariko njye nise nafata ku mavuta none rero Nzovu yaravuze ngo Mama Queen bazasubirana reba ijoro yaraje kumureba none twicana muri kubera kumubura nenda katwishe nanjye nk'amasoranganyise oya baravuga ngo ntabwo yabonetse aya baravuga ngo nakirasa yose oya bivuga ngo Mama Queen si umugore wanjye nagiye gusura Fata ku Mavuta, ngiye gusura inshuti yanjye bita Pareri, ngiye gusura n'abandi benshi bagiye batandukanye, ariko bamwe twabonanye ariko ku badamu ntabwo twababonye. Abagore turabuze sinzi ikibazo kirimo kubera ko twese mu bantu twagiye mu bagore twagiyemo babuze, sinzi ikibazo kirimo kandi twamaze amasaha agera muri 2 byagoranye. Nzovu reka dukire ku mucyo mbere na mbere nubwo subwa mbere ngeze mageragere shani bwo bwa mbere yego babwira abantu bwo bwa mbere na hano hazima na hano hose yego undi waje kubura ubwenge kugeza se ku cyataba heza ega yuko zicyaha oye kamwe Mama pa baravuga ngo umugabo mbwa aseka iki imbohe nimba Mama Queen ntabwo ari umugore wanjye si Mama Sandrine, ariko buriya nubwo baramemukiye Marisa ajya ankubita akagira gute, ariko nimba ari imageragere murakagurije kumusura baravuga ngo aho yaciye ntabwo wajya yaca urwango. Nzovu waje gusura Mama Queen kubera ko wari unamukundiye mbere na mbere wenda nubwo utanamubonye iyo uramukuhuye nawe na Mama Queen ijambo rya mbere wari kumuganira iyo nza ko mpuye nawe nakumwise ibyo wazize uzongera kubisubira kuko buriya nimba hano mu kwa kabiri azataha bamukatiye amezi 6 yego cyose akamubwiza ukuri iyo umuntu afunzwe hari byinshi utakaza yego sibyo kumusaba imbabazi uzatakongera akagondagura abantu batagoye umusembo ngo atazatakongera akamukubita reka mbwira Mama cyose mugateka ngo 5,000 cyangwa 2 ariko reka gukubita Nzovu Mama reka nkubwire Mama ibaze ushetse muri iyi nzu imageragere ukaza ugakubita Nzovu ukongera ugasubirayo. Nzovu uko wumvaga niko wahabonye gereza yose ni gereza uko wumvaga niko wahabonye uko nahabonye yego hari itandukaniro yego nimba uje gusura umuntu hari akantu kameze nk'akayunguruzo waburi abari inyuma nawe uri imbere ukamuvugisha cyangwa kinabonye mu bagabo ni amasegonda ariko mu bagore baza hafi 40 yego nanjye Mama Queen yamukaje twe kuganira byinshi ariko nimba namubonye fashe wikenda bumvikana hahe azava n'undi mu kwa kabiri uzagaruka cyangwa wahise ucika intege cyangwa wacitse oya njyewe reka mbwize ukuri yego nimba naje kumusura nkaba ntacyo namubonye cyokora ndashima Imana
Fata ku mavuta we twaboneye twaganira. Yego twagiye ko twabonanye bwa mbere. Fata ku mavuta wamubonye gute, ndetse unahe ubutumwa abanyarwanda yakubwiye ugomba kubabwira cyane uko wabonye uko ameze? Fata ku mavuta ameze neza. Abantu bose nabonye hari Mageragere. Yego ameze neza, barabyibushye. Ubutumwa yakubwiye ugomba guha abakunzi bafata ku mavuta ndetse n'abakunzi bawe. Abakunzi biwe icyo nabwira, yego abakunzi bafata ku mavuta mwihangane rwose. Mama pa nawe Fata ku mavuta agiye kuza vuba. Yagiye kuza vuba. Yego Mama pa we yakubye ko ugomba kubabwira ko bimeze bite? Fata ku mavuta yambonye arishima cyane, urumva aravuga ati Mama pa ntabwo nzi ko ibigenge bigeze ahangaha, ati sinzi ko watekereza kuza kunsura, urumva ati kandi ashaka ko wege ko turi net kugira ngo ubone twambaye mba numva ari sawa kintu, urumva afite umunezero kubera ko nitwe twatumye awugira n'Imana yamuramukije kubera ko yabonye abantu bari inshuti cy'abanaziranye cyane nkanye niyakeka ko namusura bati cyakecuru n'icyagera hano, ariko nashimana cyane ko nahageze kandi nkamubona. Nzovu watunguwe n'iki ugira muri nogorero ya Nyarugenge hano bita Mageragere? Watunguwe n'iki? Urabona Kireso? Yego icyantunguye ngewe numvaga ko hano nigorero rya Nyarugenge Mageragere, numvaga ko nibura ufata umuhanda w'itaka ukagera ariko basemo kaburimbo. None icyantunguye iyo uri hano Mageragere uba ureba Nyabarongo. Dore igishanga, dore ngiki kameramani agifate yereke. Hano turi mu karere ka Nyarugenge, ariko hano turi mu igororero rya Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge. Twicaye mu karere ka Nyarugenge, mu mujyi wa Kigali. Ariko wambutse Nyabarongo uhita ufata akarere ka Muhanga. Ukamonye wowe Mama wa Papa. Nzovu wenda reka ndacyakubaza wowe kuko Mama wa Papa arahamenyereye, kuko ndi muri nogorero Mama wa Papa yarasuye kenshi. Warasuye kenshi ubwo ngo ndamenye cyangwa nara kuri gereza mamenyereye ubonye muki kuvuga ngo ndamenyereye mbonyemo kuri gereza mafite akazi. Avuze ko waje n'ishona zingahe? Gereza n'umusiriviya mwana n'umusiriviya wari wamenyereye nka ari akazi wagakura he? Nzovu nk'umuntu wari wageze bwa mbere ko watekerezaga nuko uhabonye, ubonye bihabanye gute cyangwa ubonye bimeze gute, bihuje gute? Dore umwana ufite pasuwasha byarariraga ibyo nibyo mubajije ndimo ndakubaza nk'umuntu uhamenyereye nuko uhabonye wowe, nako nk'umuntu wageze bwa mbere nuko watekerezaga cyangwa wahumvaga, ubonye bimeze bite hariya? Ngewe nahakundiye, nahakunze waraye. Nese tuvuga ko ari habi, ega niko kubivuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Vuga ngo wakunze uburyo bakwakiriye, no gukunda kuri gereza naho vuga uti nakunze uburyo banyakiriye kuri gereza wakunze. Oya kunda bakwakiriye hariya naha twese. Mama Papa reka nureba twese ko ari mu kuzimu. buriya nureba demo bashaka kuzana ibikomoka ku mukutivide. Yego turacyakomeje. Nzovu nawe nkibaza cyane kuba ari wowe wageze bwa mbere. Nzovu isomo ndetse n'icyo byakwigishije ukigera hano Mageragere nuko habonye hari icyo wize. Icyo nahaboneye, yego Kireso ufite uwawe uri hano muri gereza, yego hariya gereza bita nguki Nyamageragere, ukabona umuntu aragusuye mwanshuti zanjye mwe n'igororero, sibyo? Ukabona uwawe aje kugusura hariya, yego nushaka nuvamo hariya mu igororero rya abayitanze ni ukuri kwira, abayitanze. Kandi nanone turebe iyo nibura usibye ko twebwe aho twagiye gusura abacu Mama Queen Mvunge nabonanye nawe na Kiroso yaje gusura Mama Gasaro umugore we babyaranye, ariko ntabwo bakibona nawe aramubuze. Wasanga no muri gereza ari mu bindi bihano ibihano iyo utwaye nabi muri gereza nabwo baraguhana. nako ntabwo yakwitwara nabi ageze hariya.
ashaka bari mugenzi we yarwara naye ikigaragara nuko ikigaragara wenda sindimo ngira iki kiganiro zakera icyambere hari abadamu babiri bo mu Gashyekero bavuze byanze kunze barabimubwira barabutinze voyage kugusaka wababonye uvuga ngo bari hani indangamirwa zo mu Gashyekero yamageze n'abanyamuhagaranye akazovu yene abanyamuhagaranye urabatuma ngo wahigiye iki isomo yarahigiye yuko kira nacyo bavuga ko ariko ndavuga amagambo abariyo cyangwa iyo basohotse bavuga kiriya ni imiguriro koko ariko bavuga yuko iyo batacyo bavuga ngo tugeze mu gihugu yego ariya rero nyine wahigiye iki nkuko wahaba nahigiye kudahemuka hano hanze tukitwara neza message waha ku bantu batarahagera ndetse no ku bakunzi banzovu muri rusange ndetse n'abasasa muri rusange ni ukwitonda kuko nukora amakosa yego rega ni igororero n'abantu bakuzana bagira ngo ureba ikirere gusa n'igihe nabwo utakibona urumva ari ahantu rero akangubwira ubushobozi bwo naje kuhasura n'ubundi noneho bwo tukagura n'agasuka tukagura n'umugati tukagura n'akabiswi none nta kintu batuma tugura ngo dushyire abantu buriya hari impamvu mama wa pape reka ako kabisa ntukavugaho mbere warazaga muri igororo rya Nyarugenge imageragere nimba bavuga ati umuntu uri hariya nshaka kumugurira amata y'Inyange kwa Nyirangarama cyangwa mugure ikarito ya biswi hariya buri impamvu hari impamvu babihagaritse wa muntu wawe umwohereza amafaranga kuri kode ahubwo we akigurira tubagurira bikeya bundi buri ntabwo ari bikeya Nzovu turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu gito tugiranye ahangaha ntabwo dutinda mu byacu ndashaka yuko utera cyangwa uko byumva turi ku gasongero ni ku ntebe y'agahinda yego turi ku gasongero k'ahangaha mama wa pape nawe aragufasha yitike turashaka gusengera abantu bafungiye hano mu igororo rya Nyarugenge bazatahe ndetse bazanahinduka Nzovu twagiye mvuze ngo Mana ishobora byose Mana nkunda niwe waremye isi n'ijoro Mana icyambere nuko ngejeje aya masaha ngifite ubuzima mpumeka umwuka wazima ndetse mama wa pape mweretse Nzovu mweretse n'umunyamakuru bita cyose tuze gusubira mu icumi ryacu amahoro turagenda mu byuma by'abazungu bamwe bagera kwa moto kandi Mana mweretse abantu barwaye sehashika bameze nabi bamwe bamanitse amaguru bameze nabi bari mu nzu z'imbago bameze nabi Mana niwe utanga ikinini niwe utanga umuti Mana ndabakweretse kugira ngo bakire mweretse noneho n'imfungwa zose zifunzwe Mana zitahe kuko ntabwo twese twifuza ko umuntu yafungwa narangiza ibihano byiwe abafite kubwa burundu no gushimira perezida wacu Paul Kagame atanga imbabazi ukava kuri burundu ukajya ku myaka Mana bisabye mbikuye kugaza kwese umwami wacu amen Nzovu kutahumirije ntabwo yahumirije se Nzovu kutari wahumirije yanga ko bamwebera isengesho wari mu kavuga yanga ko batwarira inzoga yanga ko bamwebera inzoga n'abamotari benshi nta muntu wantwara twagiye senga oya babahuhisha senga Nzovu ntabwo yaruvuze n'ibyagezeho wowe wasenze senga ariko ntabwo azi gusenga Nzovu yasenze reka two gukomeza gusenga amasengesho menshi batisubira Imana itisubira mwana Imana irisubira Imana itisubira by the way ariko mapa reka mwibarize amasakaramentu nangaye yego amasakaramentu ajya abayirimo kubura wese mwese amasakaramentu uri umugaturika sinzi uwundi undi amasakaramentu yakoze oya amasakaramentu nangaye isakaramentu rijyaye isakaramentu se sirimo kuri umupagani uri
Iryo kwicuza ibyaha. Iryo kwicuza ibyaha ntabwo sakramento. Amasakramento akanyakubwira. Nyambwira wangu ndaye. Hari batisimu. Hari Ukaristiya. Ukwemera kumwe. Ukwemera kumwe. Batisimu imwe. Imana imwe. Nayo mubyeyi. Tugiye gusura abantu turimo kubasengera batahe. Gahunda ni iyihe? Ni ugusengera abantu bari mu ibohero rya Nyarugenge Imagerage batahe. Nta shami idaturika. Wenda abantu turimo dusoza ku kiganiro cyacu kugira ngo turimo turasoza ubu tumutanga ndetse tunasoza n'ikiganiro cyacu kugira ngo tunakomeze. Ubutumwa natanga inshuti zanjye mwirinde gukora ibyaha byamukora mubizi kugira ngo mutaza hano mu ibohero ya Nyarugenge. Barikajije noneho badusatse ngiye mupuri wokera akubaganje uburaya bwawe. Ntabwo ari uburaya. Umuntu w'umukecuru agira umupuri gute? Se nawe mfite sinawuvukanye. Nzovu dusoze twifuriza abantu umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2023. Umwaka mushyashya wa 2023 mbanje nifurize abantu bari mu ibohero riri mu karere ka Nyarugenge sibyo bazajya Noheli nziza n'umwaka mushya muhire yakire. Okay kandi bazaza nta sheni itagira idacika. None Nzovu dusoza gahunda ufite umwaka w'ibihumbi 2023. Muri umwaka intego ufite ni intego mfite niyo gusura n'umugwanje bita Mama Sandrine wambye wana uriya mukonye wanjye ni mushiki wago kandi ku itariki 18 ndabandi Bugande ndabandi Bugande yago dushaka kubona sivyo kwagiye suza abagande unababwira unabateguza kugiye kuza mu Bugande mu Kigande. Nta Kigande nzi nta Cyongereza nzi mbabara umunyamakuru. Uzagenda ute? Uzagenda n'indege. Wagiye nyine mu Bugande uzagenda ute? Uzagenda gute? Zaca amarenga. Uzavuga ngo iki? Zaca amarenga. Nta Cyongereza nzi nta Kigande mu mbabarire ngewe mvuga ururimi bitewe n'igihugu ngezemo ninzandi Bugande nzavuga Ikigande. Teguza abagande ugiye kuza kubatera abagande mu tariki 18 mu bitegure mu Kigande kandi mu Rwanda reka mvuga mu Kinyarwanda nyine. Mbese no kubicyana Ikiganiro bazamye kuha hano ndi mu Rwanda mvuga Ikinyarwanda. Vuga ngo karisebu karisebu tura wasi wazajya ngo ugiye gusambanya abakobwa ba urumva ariko kuki umukecuru avuga ibintu byo gusambana cyane abakobwa ba no gusambanya abakobwa kandi komeza dusoze ngo uravuga ngo ariko kuki mama wa pape ari kuvugisha azanye ibintu by'uburashaje. Oya ugiye uvugishwa ngo mama Queen wamubuze nyine mane iramubuza muri Imana irakubwiye twagiye turi gusozereka tugusobanira. Reka dusoze abagande babwire ko zaza ejo abagande babwiye ko mo kare sewanyo munyitegure Bugande ku itariki 18 mbone no gusoza abanyamurenge. Yego basuze mu Kinyamurenge. Mbone no gusoza abantu muri MV3 nizo twayifashe inde bayita twayifashe Buvira nawe ngewe Buvira twayifashe no kukamugashyiramo. Yego Nzovu abanyamurenge ngo bavuga ngo iki? Abanyamurenge ndabakunda no kuri kw'Imana. Vuga mu Kinyamurenge ariko nawe oya ni bashiki be kuvuga ngo bashiki bange wamubakunda bashiki bavuga none sisi namumbo bakunda wamukunda bashiki bavuga Ikinyarwanda nyine ariko wamubakunda. Ndabasoje ukumva yumva mu mura soje abanyamurenge bari muri Amerika bagenda soje abanyamurenge bari Bugande soje abanyamurenge bari Burundi ndabakunda no kuri kw'Imana. Kirazana nsengera abantu batagira ngo nabasuye n'abakunda basengera uruko mu kizageki kankoremo na manete mutajyaho ndakabiye Imana icyubahiro nuko reka tuyicyubahira. Data wera uri mu ijuru kandi ushobora byose turagushimye turaguhimbaje akakanya duhe kugira ngo tuzamure akaboko tugushima turakemerewe. Data wera tugushimiye abantu dusuye ko twababonye uretse Nzovu ubuze indangamirwa yiwe
yagushimiye ko ngiye fata ku mavuta mubonye nkabona n'abandi bari kumwe nawe n'abarafungaye na cyose nabo ndabasuye Uwiteka abaha umugisha abarinda inzara abarinda ibiza abarinda icyorezo mu izina rya Yesu bagenera bakomeze kandi bahimbaza Imana banezerewe babanze abantu mu izina rya Yesu kuri sawa sawa show. Amen. Kudasengera bari se ashikaze. Ntabwo byasashikana byibuze. N'abarwayi ni mama wa papa ntabwo abasengeye ariko nsovo nabasengeye. Komeza twakomeje. Komeza mama wa papa ari gusenga. Wasengeye demobe ko yahukanye. Demobe yahukanye. Yarahukanye uzajya ngo njye agaruka kubita gase. Uzajya ngo njye agaruka nkubitwe. Ase ko cyago kubita nazi hano mu igoro rya Nyabigeni. Wasanga ucyo gutanga impuzu. Sezera abana dukwiye. Yikweka mwana yaratwishe ngo tuvuze ngo demobe ngo ino musirikare yakamwa na buriya nibura tujye tuvugisha ukuri ugira kwa Kanyumbi kwa ifoto yari umusirikare yakamara ku kinafatagira uzayimubaza we nawe irimo kuko nanabibonye Dovu Dovu sezera abantu kunuza uyabasezera nyine tubasezera nyine okay sengeye cyangwa nasengera abanyarwanda bose sengera umuntu wakoze abasabu share comment kuri Kiroso sawa nimba warabikoze hejuru w'agaciro Imana ikurinde sibyo none abadukurikirana bose n'abanyamakuru mwe bama YouTube channel bifurije turabona imisingaza ase ko mba nafashe amafaranga y'ikimwe bazanitana none ahubwo leta oya yakamwana ngiye kumuha akazi azandinde yakase cyangwa umugabo uri mutakibana demobe z'amakazi ahubwo mubwira muhinomero muhinomero kujya kurinda n'uzandangira wafashe ikibindi aho bakurinda icyumweru kimwe cyane buri gihe buri gihe bone yakabazafatanya kujya baguheka icyo nifurije abanyarwanda bakurikirana YouTube channel abakurikirana YouTube channel ya sawa bose mbifurije umwaka mushyashya muhire abakurikirana igisiraje kwa Manibom mbifurije umwaka mushyashya n'izindi YouTube channel yose azi ko yahanze akazi muri uyu mwaka mbifurije umwaka mushyashya reka nsuze aba diaspora baje mugisha ujya gukora ubukwe uzakora ubukwe mu kwa mbere wavuze ko uzatubagiraga rimwe kuri bonani yakamwana akunda akaboga mbona no gusoza abo bita Nzeko ndamukunda cyane aba muri Amerika nsuje abanyarwanda bari Chicago Arizona ubwo ni imijyi iba muri Amerika no muri Canada no muri Australia bangu wanjye bakora televiziyo okay murakoze cyangwa mbwira imijyi irindwi ngagwimba bitaro ngo muri Amerika naraze njye kuba cyane ntagera wajya uneza tarapana n'abantu baza kumfata kuje mu Rwanda ndaje kuvugana n'abapepe mfite amafaranga se turere 20 mu munota umwe tu Rwanda 20 ndavuga 10 risigaye nze Nyarugenge nze n'icyumba ndyamamo icyumba cya kane none se reka nkubwire Nzovu nawe ni wize uryo uje kunyigisha niyo retete yawe nanjye ndananyebeye hano hari abantu nanjye ikibazo yo kunagira yego ntacyo ngo nawe ugize udatsinwa nk'abaye n'amafaranga yo kugwa afite mu masegonda atarenze 2 yego 8 karindwi kangahe 8 karindwi ese 8 karindwi ni iki nyine amasegonda yarangiye wa 10 5 ziba nabi ngiye kubikora bivuga reka nshimire abantu dukwiye kuri sawa bifuza n'umwaka mushya muhire w'2026 ni Kiroso nkuko bisanzwe ndangije nifuriza abanyarwanda umwaka mushya Noheli nziza ivuka rya Yesu Kristo bonani uyu mwaka ukikikiye byabwenge ari kuvuga ngo Yesu Kristo kandi akikinze ariko reka dukomeze napa ngiye kukwataka none unyataka se nara Yesu yavukiye he nyina bikira bici no kubikeka ntabwo wari uhari ceceka no kubikeka ntabwo igiye bica guhinja z'abahungu zose z'abahungu mbwira umugore
ngira umugore biciye abana babiri uko yitwaga umbwire naho Bikira Mariya yahungishije Yesu ariko hari bibiri byonyine ari ukuntu ngewe icyo nzi cyo Yesu bamuhungishirize i Betelehemu sibyo Betelehemu niyo yavukiye wa muswa hanyuma bamuhungishirize kimwe nuko ntazi n'itariki yavukiye ntago mazi Bikira Mariya we noza mu byawe warese ukamera ibitakora Yesu Kristo Bikira Mariya yamuhungishije mu Misiri kuragira inka umva ibindi part 2 turaza kuyikurikirana mu kanya reka tubashimire cyane n'ikibazo nk'uko bisanzwe abantu bakoze subscribe kuri Sawa Sawa wa mugabo wisha abana bicaga impinja bamwitaga nde turebana icyoroshye ciao turaza gusubira mu kanya ibindi iyo challenge turaza kuyikurikirana mu kanya ciao